Derek kintu naguhamagariye hari ibyo ganira ibintu byinshi byo gusuzanya no kugira gute kintu naguhamagariye ndagira ngo biri ikintu mfasha nyine naje nshaka kubwira umfashe kimeze gite utabisanzwe umpamagara ni iki kintu cyaguteye kumpamagara no kuntumaho byagenze bite nyine nawe tekereza impamvu natekereje mu nshuti zanjye zose cyangwa se mu bantu tuziranye b'amabandi ngatekereza wowe nuko nzi ko nyine uri ibandi rikuru ruruta andi mabandi yose tuziranye ibyo nshaka kumfasha ndabizi utereta n'umwana wanjye kandi kugira ngo uzabashe kumubona ubashe kuba nyine wamwegereza gutyo rega kuvuga ko umukunda mbishatse nabyica sibyo ndashaka rero ko tubigenza gutya ndashaka ko mfasha tugashimuta Marita Mugi Shimuta uriya mugore waviye kiriya kigore cyitwa Marita nyine kino kiba hano mu rugo ubwo ibyo bintu kumbura bishoboka kuki bidashoboka njyewe nkundana na murumuna wawe none nze gushimuta mukaso nta muntu uzigera amenya ko ari we wamushimuse urumva ninjye nawe babiri none ubwo ndamutse byanze uramutse byanze okay nawe urabyumva niba byanze we na murumuna wanjye byahita birangira kuko gutya ntabwo yemerewe gukora ikintu ngewe ntahisemo iyo muvuye guhura araza akabimbwira niyo mpamvu nanjye naguhamagaye nk'uko nyine kubera ko nzi gukunda murumuna wanjye no muri make ushaka gufata urukundo nkunda murumuna wawe rugutere kunkoresha mu muri ibintu wumva ushaka ntabwo ari urukundo ukunda murumuna wanjye ngiye gukoresha ndashaka ngewe umfashe nk'umuntu nyine ukunda murumuna wanjye utashaka ko abangamira okay kuva uko twabikora gute rero sasa ikintu ushaka ko twakora ndashaka ko wowe uzafata ibintu nyine nawe ndabizura umuhanga rega nubwo ngo uhaye akazi sugambira ugakoze nubwo utereta murumuna wanjye uri ibandi ndabizi ndashaka ko uzafata imiti umuhereza nyine agasinzira agata ubwenge kuri atazamenya n'umuntu wamumwesheje iyo miti uzakoresha ubwenge urabyumva ute ibintu birimo risike za danje zikomeye niyo mpamvu ndi kukubwira ngo bigume hagati yanjye nawe kuko nibiramuka bigize ahandi hantu bivugwa hanze sinzigera njye mba ndi kumwe nawe bazagumwa kandi nta muntu uzigera ufata ibintu bigomba kuzamo amafaranga angahe njye nta kibazo mfite cy'amafaranga ushaka ngahe ahubwo umbwire ngo n'uyu mubare dushaka ibindi bive mu nzira ushaka miliyoni 3 miliyoni 3 ndaguherezamo miliyoni 1 n'igice y'avance ibi kugira wifashe nyine gukora akazi ushaka ibintu byo kwiprograma ukimara kumbwira ko byarangiye umuntu nyine bamaze kumunywesha agatubwenge ukamujyana niba wagitahe utagifata leta mu mwobo tuwarete ntuzagita mu irahira ikimbwa zikakirya cyo nshaka no kuri amugora ava mu buzima bwa papa okay turangize ibintu miliyoni 2 ngakora akazi ariko nabwo nanone kumbwira ngo niba mfata muzabinzagira niba mfata nange nzagutanga kuba nkunda murumuna wawe ni ikintu cyo gukora kino kintu ariko miliyoni 2 miliyoni mwitu mfite nyibona ku kandi imiza yikora nzayibona akazi ariko karangiye mba ikintu nkiyana ube Derek mbedina ntagire n'isazi cyangwa umubu nyine gutya bidurura nijoro izigera yemera ko idiri nge nayo tuyiziranye turumvikanye kabuye Vance ndagwa kuri ya nimero yawe ntaribi sawa karibu Neza. Basa reheze. Naragiye gato kuko barereze bite. Byiza. Namushakira biki. Ya. Ikumva nyine namushakaga kubera ko ngiye ndi manager we. Nari nkumuzi ko yaramuhinduye. Bona ari ndi nagari we. Yaramuhinduye nyine ukumva nanjye n'ingero uri mu nshingano niyo mpamvu nanje kumureba. Ari hano wenyine se?
yanjye hano njyenyine n'abantu yaragiye gatoya. Witwa nde? Nitwa nde? Utekereje ndetse muri sinabwirwa n'iki umwana wa bosi ahubwo nyibwira ndabona uri na mwiza nagenda nkamenya n'akazina kawe. nta kibazo ariko nabyo nabirenze. uvuye muri fone se byibura tukaganira. byibura nawe rero uvane nturi hano byibura turaganira nta kintu bitwaye. byibura wambwira nk'izina ryawe byaba ari byiza. Zina nzakubwira ntabiri. ese bakubuje kuvuga izina ryawe? Zina se? Yego. none imenya se undi urarimaze iki? uri kumva nimenye izina ryawe kuba byibura nazajya nanaguhamagara no kuri fone tukaganira nk'uko nyine musabye twaba inshuti. igihe uzaba uje kurusura nawe uzaza. mbese byari ufite sheri? Sheri? Urabona nsa nk'umuntu ufite se? nanjye uri kumva ndi kukubaza hamenye nimba byibura waba ufite sheri byaba ari byiza mbimenye. byaba ari byiza cyane. sheri uramufite? si nuko nanjye nifuza ko byibura twaba inshuti. inshuti zo nta kibazo. inshuti zo nta kintu bitwaye. bafitanye rero nta kibazo ubu wajya uvugisha neza. yasa warakoze nta kintu bitwaye. nta kibazo. noneho reka mbe ngiye rero uko biri kose ngo ndamuvugisha kuri telefone kandi natwe tuzajya dukomeza tuvugane nta kibazo. nta kibazo. asaba sawa. komeza umukobwa neza. Ego nawe. Manacha ibiki. Senye ibicungi wamaze. ko ntabwo byakumvikana ko yamva tutavuganye. Mami namuraho ese ko tutari turi kumvikana yari amaneti waka ariko ahari. Mami ni Dina. uraho ma amakuru? ma yarambwiye ariko nyine numva birambabaje mpita numva ngomba kukwitaho nk'umwana wawe w'imfura. hari ikintu cyiza nshaka kukubwira ma. ndabizi ko uri mu buzima bubi ariko ndashaka ko kano kanya guhinduka. nubwo bwose ntaraza ngo tuhure tubonane nkubone ariko ndashaka kugira ikintu ngufasha. mangiye kukoherereza amafaranga. umva mangiye kukoherereza amafaranga yo kwifashisha. ugura imyenda myiza, ugure matera nziza yo kuryamaho, ujye muri salo wisukishe bagukorera inzara n'imisatsi ku buryo nyine utari mama wa undi numvise uri mu buzima bubi uhita uhinduka mama nyine umwe wavuye i Kigali nawe uriyizi ukuntu wari umeze. mana abonye akazi rwose niyo mpamvu nanjye nshaka kukohereza amafaranga mama. ntacyo ngaho reka nze mbikore ngiye kukohereza uhita ugenda nyine wiyiteho ushake n'umukozi uzajya basa gufasha mama. hari ikintu nari bagiye kukubwira. impamvu nkwereje n'amafaranga ni ukugira ngo wiyiteho use neza kuko muri iyi minsi ndashaka ko uzaza mu rugo ukaza nyine kuko nari nabivuganyeho na papa. muri iyi minsi ndashaka ko uzaza mu rugo kuko nari navuganye na papa ko nshaka kuza mu rugo arambwira ati nzakubwira uze nta kibazo. ubwo rero ayo mafaranga ngiye kuguha nawe kugira ngo uzaze use neza umeze neza nyine nk'umuntu ntazigera abona ko hari ikintu nyine kibi cyakubayeho.
yarabyemeye mama. Ntacyo uzaze nicyo nari nibagiye kukubwira. Saba Imana ikurinde. Karibu shari. Amubera dore bagukumbuye rero. Zakaiza no ndabasigaranye ra. Ako se simba niriwe mu rugo njyenyine. Nibyo. Ajure bazaba bujya gusura. Oya, mamumva nta turugo ngo rugume rwose. Nibyo. Ndishya kamera pe. Shari hari meke. Amva karamenye. Kubona kugira amatsiko. Ndayagira nyine wasanga nanga gift nzaniye ndero Amatsiko. Ndakuzi. Eka ndero. Ndaho rero. Amafaranga. Uvuye kuri banki. Nasoze ko ari shiri cyenda ko. Okay. I love you. Merci. Ba, Kamuzanira icyo kurya, icyo njya kubanza gukora dushe. aho bare kamaze. Esa buri muntu. Oya lo. Ndi mu rugo. Kazi nawe usanga tuvugana. Imbere pese. Ndawa yarambitse aba. Niki kibi. Amafaranga. Amafaranga ko ari menshi. Okay. Ndabona kiriya kigore wasanga cyo cyayatara. Ndi buze gukura mu cyaro byihuse. Niba ari papa yamuhaye. Baraje bashwane ntabwo azigera amenya ko ari njye bayibye. Ya televiziyo kandi iva nanjye kuyabika. Rupe abandi yagihera. Sinyagataka hano munsi se. Tari we. Mama we ya Yesu. Kamili. We Kamili. Nta yitwa neza. Kamili. Karame mabuja. Gwina hano. Genza utese. Umva ndasaze. Hano ntasize robe. Ntayo kweho. Kare kanga nageze mu gitondo makura amasuku. Na rupe abanye. Bamuje kwinjiramo hano. Ako wabimbwira. Uze yagiye wa. Ese- Yagiye. Fasha gushaka ari banutindera hano hose. Ni envelope koko Envelope documentaire ya ifunzo original. Ndebera. Ni bikira. Kamili, mbabane. Ubu wayajyana. Cyangwa nagare no wayishyize. Oya mbwira wayajyana. Jewe wa mukobwa yambuje kwinjiramo. Yaje muri salon. Uzi cyejo bundi yankubise. Yaje muri salon mbwira nsobanurira. None se ko nari nibereye ku irembo ibyo ngibyo ndabizi. Ubu ntabwo mwakubitanya mu gitondo abyuka cyangwa agira ate? Yankoreyeho icyayi. Kuva bwaki cyakura mu gitondo namubonye. Yankoreyeho icyayi. Hano muri salon cyangwa muri salon. Jewe yambwiye kwisana nazongera kwikandagiramo mpakandagiramo akora amasuku gusa. Nawe ndasaze. None se- Urashaka kuzanuraguza amashashi. Umuntu ayihiga rebe ko ari buyibone. None se ubwo envelope yagushyuhije umutwe ni bwoko kibavuga. Aya mafaranga. Ubusa wa mukobwa yajyana. Namukubise urushyi amenamo amazi. Yarambwiye ngo norore inkoko yorora agace. Ni wa mukobwa yajyana. Bagiye kunkorera ishyano agiye kuronyirukanamo. Mana we. Mana yanjye we. Amafaranga y'abandi ndayakura he koko? Ubu ngubu nta kabuza. Ni wa mukobwa yajyanye. Miliyoni 5 zose. Nazikura he? Wa mugabo aranyica. Ndapfuye noneho birarangiye. Pasi. None ibintu byanyobeye pe. Uriya mukobwa wa bosi wawe. Amukobwa ni shitani. Shitani yose. Uriya mukobwa yanga mukase
ku rwego rwo hejuru. uriya mukobwa ukuntu ari mwiza cyane. Ibyo by'ubwiza rero uko umureba ku isura n'umutima we nawe bihuriye. ese uretse kweshya bosi yanjye umwana umeze kuriya wakize ko akagira n'umwana mubi gute ku mutima arasambana se? Ibaze ko ari gukora ashatse kunkoresha kubera urukundo rwanjye na Sandra. bagiye kugukoresha ibiki bigiye gutuma ukora ibintu nawe uri kwicuza? Sandra ndamukunda ku buryo nta kintu nakora. Ibaze ko wumva ashaka umukase yapfa. Ibaze ko ari kumbwira ngo ushimike umukase. ko numva uriya mwana yaba ari mabi cyane noneho. Mubi ongeraho ngo shitani ifite amaguru 38. kumva byaba bikomeye kabisa. ese wabifashe ute byibura? Mari, Karame. rero hano. Kamushari. Ndayamuzane ambapo na kwa ubekere. Yego. Kujya mu kazi. Shiri ntabwo wayitoye. Ntabwo amvirope wayijyanye? uyinsubiza se? Nari nayishize nyine. Wayishyize he nyine? Nari nayibitse ngira ngo wayijyanye. Ndashaka amvirope naguhaye. Urabona kujyana he gute nawe ngo wimbikire? Nayibuze. Nari nzi ko wayitoye Nyitora nusi ndayitoye nkabanje njya kongera kuyikwaka. Mari uri muzima? Uri muzima? Amvirope yarimo amafaranga abakozi uri kumbura ngo wayiguze? Nayibuze no kuri Sheri. Kare ngubwire. Utabizana? Tabizana? Ubu na ahemba abakozi amafaranga yandi yimvanye hehe? Nitwo Ntabwo wayitoye. kwibanga ngo ndafite ndazanye bitono nyabari none ngo gize ute? Nitwo wayijyanye. Nijyana hehe? Nigizanye kwaka urayisubiza? Ndashaka amafaranga yanjye. Kiravuga. Utari kwiga no kuba umujura? Oya Sheri ntabwo Ni ibyo byawe? ntabwo nakwiba. Ndashaka amafaranga yanjye. Reka ubwire Marita. Sibyo? Amasaha abiri ndagira ngo ko amafaranga yanjye. Gira vuba kare undi mbona kujya guhemba abakozi. Haguruka gira vuba. Mana we. Gira vuba. Amafaranga. Ntabwo bishoboka. Abakozi nababwira ngo iki? Kunyita bihemo. Amafaranga yawe yaragiye he buriya? Hano mu nzu tuba turi abantu batatu. None se ubwo yaba yarajyanye umunani? Ariko ndabimenya byanze bikunze. Sawa. Cyane rero nabuze ikintu nakora. Ariko nanone ngomba kubikora. Iwe nibyo apanga ariko nanjye ngomba gupanga ibyanjye. Ari amafaranga nkayarya. Kandi nibyo nkora mfite ukundi kwa nyina nayipanze ngomba kubikora. Urukundo rutuma ukora ibintu bibi nka gutyo? Nta kindi nakora kuko nabikoze ngo ntabwo nawe. Sandra ntabwo bakina yabisenye yabizambye. Inama nakugira gerageza byibura nimba ukunda Sandra uzamuha ibintu bitazatuma byibura apfa. Niba wakoresha uburyo ki byibura yata ubwenge uko umuntu yanamuvuza akazakira, ariko byibura ntuzamwice burundu. Ibi bintu impamvu mbikubwiye ni ukugira ngo ejo haramutse habaho ikintu kidasanzwe aya makuru wawe uyafite waba uyazi. Ndabona umuntu nyine ikomeye ku buryo haramutse habaho ikindi kintu ejo nawe ubwawe wandengera. Nta kibazo gusa nyine wumva biragoye. Basi reka mwerekeze tugende. Ubwo nyine ndabandi bakomere bugende. Nta kibazo arekeze nyine ubwo biragoye. Urugamba. Yewe meze neza ndanezerewe kongera kugaruka muri iyi nzu. Yego
amarangi ni mashya Ma, karama batugukumbuye n'ukuri mama. Cyane ubona ko yari bucura nese mama. abaye inkumi abaye inkumi bwa bucocoro kandi ntibibuka se igikorwa wakoze n'ubu Ni kanzu wavuze se. keza nambaye neza usigara abaye umusirimu Rero waje bitewe tujya kujyanisha njye nawe. Chamazi ko waba umusirimu no nambwiye ngo kuturusha. njye muri salo nambwiye ngo njye muri salo bagukoreye neza kira n'ukuri umuntu agukoreza ubundi ngiye Ariko kumbindura birashaje uzabitushe mama. Isuri Uzabitushe. yaciye iminsi mvuye muri salo Urase mama Yesu we. umuntu agusose uzamundanyira nyamurere yansutse neza cyane Cyokora- uzasara kure turi aritushe byasubiye mama agira amarende nkanjye n'abo byashaje none tubwire bazikuye ariko uyu nawe urayagira afite ingwiri ukuntu amarende yakomera rwasoko Mwavugisha ukuri. Uri mu cyaro watekerezaga iki? ubwenge bwari bwarasibamo Ubu warishiraga ukavuga manu wanyereka abana banjye. icyokora icyo cyo sibyo uzaganira nasanze afite Uzi Sandra aza kumbwira ukuntu yasanze umeze. Ma, nahise mfata ingamba. uzi ukuntu yasanze meze nari ndi kurya akajumba ntafite n'amazi icyokora yo kabyara yanzaniye kira undi mu mashimwe yanza ariko ikijumba do cyafataga nari mfite ikibazo gikomeye azana utuzi mu ntoki ndamira ndongera ndamira nuko ndahumeka mbona ndavuga Shamangiye ndishimye n'ibyo Uko nawe numva mbyibushe, niyongera imeze uko. Ibyo bintu byonyine gusa. ariko ndi kumva nanjye meze neza ariko shami Mama, Yesu we. tugukumbuye mama ukuri ariko nanjye nari mbakumbuye nuko segera numvaga narara Bagarira abaturage ariko manu inzara zabaye. zashizemo yari asigaye ahinga imishike y'abaturage Ntabwo nizere ko kubera gahunda nayikora utazongera kwirirwa ujya guhingira abaturage. kareka ntabwo yagera se bya Papa burya waje se. arinjira agakomanga aza kumukingura muri mu rusaku mwateye inzu hejuru muri mu biki Ngawe gatwishimiye. ibintu ufite n'iki uraho mugabo wese waje hano uraho ndaho nyine urakomeye cyangwa ngaho se nyine uraho wowe uza aha ngaha utansabye uburenganzira kunsuhuza mugabo mwiza agusuhuza iki se sinkuruzi mugabo mwiza ntabwo uzi ko twase wimagara hejuru wimagara hejuru ntabwo uzi ko Kuba yicaye imbere y'umugore twababyara hasoni waje utuma inzu bagera hejuru we mu bakobwa ibyo utari kwihangishamo umuhamagara nyoko akaza mutambwiye bimwe azabizira Ntabwo papa. Mama ntabwo yemerewe. ibyo mwazabizi. Pa, mama ntabwo yemerewe kuza kudusura mu rugo. none se mama nyine twari tumukumbuye turamukaraza dusura hari ikibazo kirimo uko uko muhabaye injiji nyoko kuza kubasura mwigize mubinsaba se ngo mbemerere gusa mufata imyanzuro ahangaha mu rugo mukafata ibyemezo mwebwe mutambwiye niyo mpamvu mwahise mwirukana mukaso kuko nta nsanze mwahangaha kababwire ndaza kubona nawe wowe bite byawe urifata ukava iyo ngiyo ukaza nta kumpamagara ntaki ariko nubwo wakumpamagara ntabwo nahitaba niba ubakeneye jya ubahamagara gusa ngo wayo turabyumvikana sinzoye kubona ngira hano mu rugo ariko mugabo mwiza wibagiwe ko ndi umugore w'isezerano wibagiwe ko aba bana b'abakobwa twababyaranye wibagiwe ko ibi byose twabishakanye kumbwira gutyo no kuza kureba abana byonyine ntabwo urumva ari ikibazo gikomeye bigutwaye iki kuza kwisuhuriza abana nkongera wenda nigendera niba utanshaka da bigutwaye iki umva kubwira madamu ntabwo ngo madamu umva mugore we urugo ntabwo ari umupfakazi upfa kwinjira nk'uko wiboneye bo bwa mbere n'ubwa nyuma nukenera abakobwa bawe uzabahamagarira azabagusanga mwebwe bashaka ibintu murimo mukora ejo masako uzabyicuza sinzongere no kubona umunsi n'umwe muhamagara umuntu aza ahangaha
reka ngende ndaza kubonana nawe ntimugireho. bana ibi bintu murabona bizashoboka kugaruka muri uru rugo? mama bizashoboka papa mama ari kuvuga kuriya ni umujinya afite nyine urabona aho umuntu mudaherukanye kuba utamuhamagaye umubwire ko uje hano buriya niyo mpamvu ahise arakara we tuzi umwihorere kuko tuzakora uko dushoboye twose ku buryo ugaruka mu rugo. nanjye ndabona papa noneho ntabwo nari nzi ko ari bumenye kuri ariko ntabwo biragorana yabyanga yabyemera ugomba kuza nta kindi kiri hagati aho ngaho kigomba gukorwa sibyo sisi bana sinzi ko bizashoboka. Shama reka rero dukore ibishoboka byose turebe ko papa yazemera kugaruka atugwerekeze utahe atongera kuza akatumerera nabi. niko kuri